Yes! Mbibutsa ko wowe mubyeyi ufite umwana wawe ukaba ubona afite intumbero cyangwa se ubona akunda umukino wa handball, reka kumushyiraho amananiza, mubwire ngo nta handi wakura ibyishimo sibye kugeza ubu ngubu mu mukino wa handball. Umukino wa handball hano mu Rwanda ni umukino urimo kugenda utera imbere buri munsi uko bwije uko bukeye. Ni ukuvuga ngo rero uyu munsi ikintu tugiye kuganiraho nyirizina ni iki. Abantu benshi cyane nk'uko mwabibonye ejo kuri social media cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, yaba kuri Twitter, yaba kuri Instagram, abantu benshi cyane yewe ndetse no kuri Facebook, abantu benshi cyane bibaza ngo ese ariya magambo turimo tubona ko ari mu rurimi tudashoboye gusobanukirwa, kandi tukaba tubona abantu benshi cyane bitabiriye hariya hantu bambaye icyo bita impuzankano. Ni iki kintu cyabaye hariya? Tudatinze rero reka dusome ijambo ku ijambo, yewe ndetse tunarebe ngo ese ayo magambo asobanuye iki, ni bande bantu bari bayahedinze cyangwa ni bande bari bayoboye, kugira ngo dutangire ikiganiro uzi hari nosiyo wamaze kumenya ko ariya magambo ari hariya. Rero ni ukuvuga ngo murabona ni amagambo agize icyo bita imirongo ibiri, handitse ngo Handball National Coaching and Refereeing Course Level 1. Ni ukuvuga ngo aya magambo nanjye kugira ngo nshobore kuba nayasobanura mu Kinyarwanda cyangwa se nshobore kuba nayasobanura mu rurimi hano iwacu mu Rwanda dushobora kumva, buri wese ashobora kumva cyangwa kwisangamo, nabajije umwe mu nzobere mu batoza bafite inararibonye, bafite digiri ya mbere hano mu Rwanda, aransobanurira ngo amfasha kumenya icyo bita Ikinyarwanda nyacyo. Arambwira ngo amagambo akurikira: Handball National Coaching and Refereeing Course Level 1. Icyo nicyo bita ni amahugurwa yo ku rwego rwa mbere yo gutoza ndetse no kuyobora entre parenthèses cyangwa se gusifura umukino wa handball hano mu Rwanda. Nongere mbibasubiremo, ni amahugurwa yo ku rwego rwa mbere yo gutoza ndetse no kuyobora entre parenthèses gusifura umukino wa handball hano mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo bamwe muri kubona hano, yaba abantu uvuga ngo bamwe muri kubona hano abamambure bari bashoboye kwitabira, ni ukuvuga ngo ni abantu bari bafite icyo bita imbamutima, bavuga ngo twe dushaka kumenya gutoza cyangwa se kuyobora umukino wa handball hano mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo iyi ngiyi ni stage ya mbere nk'uko mubona ko ari, ni ukuvuga ngo ni course cyangwa nicyo bita coaching and refereeing course level 1. Ni ukuvuga ngo ni step ya mbere umuntu niba ushaka kugira icyo ubufasha utanga mu mukino wa handball, ni iyi ngiyi, ni iyi level ya mbere, cyangwa se ni step ya mbere, cyangwa se ni iyi escalier ya mbere ugomba kubanza kurira kugira ngo ugende ujye wabona izindi digiri zigiye zikurikiyeho hejuru y'izi ngizi. Tudatinze rero, ikintu tugiye kureba noneho ni bande bantu b'inzobere bari bahagarariye aya mahugurwa. Aya mahugurwa nk'uko bigaragara batubwira ko ari amahugurwa yatangiye ku itariki 8 z'ukwa 4 2026. akaba yaberaga ku ahantu habera imikino cyangwa se aho bita muri Oasis Center. Ku bantu batabizi baherereye ku mpande hirya no hino, ariko ndakeka ko buri muntu wese uri hano muri Kigali ntago wakibaza ngo Oasis Center ni hehe. Ni ukuvuga ngo ni ikigo cyangwa se ni centre iriho kugira ngo ifashe kuzamura impano z'abana mu mikino, ntabwo ari muri handball gusa, ni mu mikino itandukanye yewe, kuko yaba muri vacances uzahasanga abana barimo kuba training, yaba volleyball, yaba basket,
yaba ndetse na handball, yaba ndetse n'indi mikino myinshi cyane igiye itandukanye, ivuga ngo imikino yose ngororamubiri uzahasanga muri vacances cyangwa se mu biruhuko abana barenga magana angahe bafite abatoza barimo kugenda bababwira ngo baberekera babafasha ngo kugira ngo umukino uwukine ugomba kuba ufite izi base, ugomba kuba ufite ibi bintu ibyifatizo kugira ngo urebe ko hari icyo nawe ejo imikino imwe n'imwe yazagufasha. Ni ukuvuga ngo rero tugiye kubanza duhere kuri bamwe mu bantu bari bahedinze ni ukuvuga ngo iyi camp cyangwa se iyi ngiyi course cyangwa se icyo bita guhabwa ubumenyi kw'aba bantu, kw'aba bavandimwe bamwe na bamwe murimo kubona bambaye iyi myenda. Ni ukuvuga ngo ahantu ni ukuvuga ngo iki gikorwa cyari gihagarariwe mbere na mbere niwo bita icyo bita cyangwa se association yitwa Kigali City Handball Association, ihagarariwe n'umwe mu bantu b'inararibonye hano mu mukino wa handball mu Rwanda ariwo bita Kaneza Eric. Yewe kugeza ubu ngubu buri umwe wese adashidikanya ko ari umwe mu bapivo kuva u Rwanda rwabaho muri handball, ari umwe mu bapivo twagize beza, ukuyeho abo turi kugenda tubona ubu ngubu, ariko Kaneza Eric ni umwe mu bakinnyi bakinnye, akaba ari umupivo wagize icyo yita performance cyangwa se wagize ukwigaragaza kwiza. Yewe ubu ngubu akavuga ati reka nshake nanjye uburyo nafasha barumuna banjye cyangwa bagenzi banjye mu buryo kugira ngo umukino wa handball utere imbere hano mu Rwanda. Akaba yari ari kumwe ni ukuvuga ngo iki gikorwa rero cyari gifatanyijwe n'icyo bita yayifatanyijwe cyangwa se Kaneza Eric, ino Kigali City Handball Association yateguye aya mahugurwa, yari ifatanyije na Ferwahand cyangwa se Federation de Handball du Rwanda, ni ukuvuga ngo Federation ya Handball mu Rwanda cyangwa se icyo bita ni Federation y'umukino cyangwa se ishyirahamwe ry'umukino w'amaboko wa handball hano mu Rwanda, kugira ngo turusheho kubyumva neza. Ni ukuvuga ngo nk'uko tubibona rero mu gusoza kwabo, ubona ko yasojwe ku itariki 11 z'ukwezi kwa kane 2026, ikaba nk'uko tubibona hano ku mafoto yari ihagarariwe na perezida wa Ferwahand ariwe Twahirwa Alfred, ndetse yewe impande ze hakaba hari visi perezida Dr Akumuntu Joseph. Abantu muramuzi menshi cyane. Joseph Akumuntu ni umwe mu bantu bakunda gukora ibikorwa by'indashyikirwa cyane hano mu mukino wa handball, umwe mu beza dukesha kuba handball yacu nyarwanda iri aho imaze kugera ubu ngubu. Yewe ndetse akaba ari umwe mu bakinnyi nawe bakinnye, njyewe ubwo namumenyaga yakinaga muri ekipe ya APR Handball Club, ari umupivo rero. Ni ukuvuga ngo hakaba hari n'umuyobozi wa ECAF uwo bita Jean Paul Ngarambe Jean Paul. Ni ukuvuga ngo ni umwe mu bapapa nabo b'inararibonye, umwe nawe mu bantu nubwo se bayobora handball kugeza ubu ngubu hano mu kano cyangwa se hano mu kano karere ka Afurika, ariko akaba ari umwe mu bakinnyi bakunze gukina umukino wa handball cyane, bawitangiye kugeza n'ubu ngubu, ariko nyine akavuga ati ngomba kuba mpari kugira ngo dufashe aba bana bacu kugira ngo dukomeze tuzamure umukino wacu wa handball hano mu Rwanda. Abantu benshi cyane baza ngo ECAF ni iki? Nicyo bita East and Central Africa Handball Federation. Ubwo iheruka rero murabyibuka, ubwo iki gikombe ejo bundi cyabaga, cyangwa se ECAF ubwo ejo bundi yabereye hano muri Petit Stade, biza kurangira itwawe n'ikipe ya Police Handball Club. Ni ukuvuga ngo ikintu tugiye kurebaho noneho muri uyu munsi ni iki? Ni ukuvuga ngo nta bintu byinshi turi buganireho, ariko turagira ngo tubanze dushimire buri umwe wese
wagize icyo akora kugira ngo aba bavandimwe bahabwe izi mpamyabumenyi. Rero ari nacyo kintu kigiye gukomeza kugira kibosinga cyangwa se kugira ngo mu buryo bwa development ya handball hacu hano mu Rwanda kugira ngo ikomeze kugenda itera imbere, ni uko turaza kugira icyo bita abatoza benshi cyane, bakaba bagiye bari ahantu hose mu Rwanda, ku buryo ugenda ukajya ahantu hose mu Rwanda ugasanga umuntu niyo yaba ari umwana ugasanga akina umukino wa handball, umwana ugasanga bikagushimisha bikaguhesha ishema kubona wari umwana ubonye ufite umupira wa handball mu ntoki hano mu Rwanda hose, ubona agenda bawudunda kuko ejo nibo tuzajya tugenda dukuramo za tara b'abana se, cyangwa se mu buryo bwo kudetegitinga tara ugende usanga umwana hariya hirya, ataravuga ngo tuzajya tugenda dusanga abana tuvuge ngo abantu bakina handball kugeza ubu ngubu ni abantu baturuka iburasirazuba, ni abantu baturuka uburengera bwacu, oya icyo tuvuga ngo mu gihugu hose noneho dufite uburyo bwo kuba twabona abakinnyi byoroshye kandi abakinnyi bafite impano zigiye zitandukanye. Rero yaba no mu buryo bwa arbitrage, kuko twabonyemo harimo umwe mu bamama bitabiriye iyi course cyangwa se aya mahugurwa, akaba ari umwe nawe mu bantu bakunda umukino wa handball cyane hano mu Rwanda. Yaravuze ati wenda buriya reka nanjye ngende, wenda ntawamenya mfashe bashiki bacu cyangwa se mpagararire bamwe mu babyeyi abamama, babone ndi umwe mu bantu bashobora kuba batoza bafite ikipe batoza, cyangwa se nshobore kuba ndi umwe mu ba arbitre, babone mpagarara ndi umu arbitre nambaye ya myenda y'impuzankano, tuvuge ati ubu ngubu nawe ngiye gusifura umukino. Bizatuma rero ari nacyo kintu kigiye gutanga ishusho nziza ku mukino wacu wa handball, ku buryo ataravuga ngo hari bariyeri cyangwa se hari urukuta ruriho kugira ngo mu buryo bwo kugira ngo yaba ari umumama yaba ari umukobwa ntavuge ngo ntabwo najya gutoza handball cyangwa se ntabwo naba umusifuzi, hoya ahubwo buri umwe wese arabyemerewe. Rero icyo mbisabira banyarwanda, wowe utarakora subscribe ndakwinginze kanda ku kazogera maze ujye ushobora kubona notification z'ibiganiro bya buri munsi. Ndizera buri umwe wese noneho asobanukiwe icyo bariya yaba ari abatoza yewe ndetse niyo yaba n'abarubitre bari guhabwa ariya mahugurwa, icyo ni uvuga ngo titre cyangwa se ivuga ngo icyo bita titre bari bashaka, ese bashakaga kuba iki? Ni uvuga ngo yari titre ivuga ngo handball national coaching and refereeing courses level 1. Mu kinyarwanda cyimbitse neza nicyo bita ni amahugurwa yo ku rwego rwa mbere yo gutoza ndetse no kuyobora cyangwa se gusifura umukino wa handball hano mu Rwanda. Ikiganiro rero nakagaruka, ciao ciao.